ni ukuvuga ngo rero nkaba ndimo ndateka agatoki ngiye gukemurira umugore yarwaje umwana rimwe twabwira ko wa mukozi wacu yari arwaye umukozi wacu yarwaye iseru urimo urabyumva nyiramwe wa mukozi none turabona ngo ajye kwivuza none reba iseru igihe yagendeye ifashe umwana none ahangaha agiye gushira nk'ibyumweru bibiri we kuri bino bintu byishyire ku ruhande we uri mu bikiriko kurimo kuvuga urumva urimo kuvuga kukwaka akwaka iki ntabwo yamubeshyera gusa uramubeshyera ngo ariko kugira ngo gikora irandoba n'ibuni avuze ngo iki uri kugaragara nabi ndakugaragara n'umuragaragara nabi gute we uri muragaragara nabi ambeshyira agashya wambwiye zinani 39 78 zana intuza kuraho ibi kamwe ndashoje inyanya zihenda zite kuraho ni yes no kuvuga ngo nshuti zanjye munkunda kandi munkurikira nawe umugore yandembanye nako umwana yandembanye ubu bari mu bitaro nanjye ndatetse ngo barye zana ibindi bijumba hano mujyane isahani kutama igitunguru genda nzihirika nkabura rebe ninkabura uzama umva yo burabura yenda kwa dufasha wabaye dore ngewe wamuhara umugore wunzani nawe ucuruza imyenda yanze kumugura kwa ko nina akagutera none ushatse mwa ngo bihenda gute nyine nzakazana ari kuzama menshi kubera iki muri byose ni iki menshi kubera iki uko tugura niko nzakagura umweru ikiganiro kirimo ko yatasegeze mu we kuti ari kubyuka kare hageze ngo ari mu ndaryikira najyaga amakaro avanze n'ibivange nese yakuzigize tugize gute uzigize kuri zizemo twese nibyo byiza kugira ngo bize gushyana n'amaraso se wate bazikase uwo mugore azagira ngo atere imbere abyibuhe yumve ko n'imyumvire yakuze uhetse umwana ntibazihara ntibazibona cyakora umugaburiye kabiri gatatu yabyibuha nose mu rugo sinye ntago urya nyama uzazi iwanjye makwereka niwazongera kunsuzugura nyama iwawe se urahagira uzaze makwereka ibyihorera iyo nkoko urya nayikugaburira ukishima namuka uri kunyumva yesu ngeze ko mfite ubushobozi bwo kurya kuyirya kuva kwa mbere kugera ku cyumweru yirya buri munsi genda uyirya turebe ko umugabo udasanga yakwirukanye aho nyumvira urimo urayingurisha nawe wasanga ari injurano manyamabono nimba ari nyamabono ayirya ku bunani kanyabondo ayiga buri munsi zana andi makara twongeraho ahantu kuko amakara ariho ni make kuko ndashaka gukubitamo ikinyobwa ariko ibijumba byashizemo ubu ndanya nk'uwicariye umwobo uzane byinshi noneho tumuke ndeba ibyazakora uzane byinshi si kano gafanta bari gato pe sha ako karyoha sha karyoshye buto ibitubasa
waturatuye kubera indambi. iyi fone ifata neza. Uri kurya umwana ari maso kitari no kumuha. ari kureba se Atari kureba. Mushyira hasi ze ndamwihera. Nuko ari kureba mu. ntabwo akangutse none Ahise akurura iminwa. ntabwo nshaka ajya muri Burya yajyagamo kumara iki? Tururaho utereka ntabwo amazi. ndimo Asetsa. ntabwo Noneho ndimo nakigatiye. Ntabwo ari iyi ngiyi ndi kuvuga. Ntabwo ari ya mbere. Ubwo nawe uragira ngo bakubone rero. Kibanje guseka sha. Kiribona cyabibonye. Reka. Ana ibabura yakanka kwezi niye. Kiriya ndi ya bitandatu. Cyarasase. Ntabinga. 12. baraguhenze Ibintu riva mu kanwa. mbanze ngorora umuhogo nseka nyamabo Umumbyukirije. Nahasuruka. reka uduteze bose ngo tuza gusabiriza ibijumba Ntabimubwiye. Simwabisabye. nako ngo tuza gusabiriza ibi Ntago akunda uriya munini. Kuri munini akagira asagara nkawe. Uyu munsi ntabwo nabizi. njye ndabizi ko ndi umusazi Uteye nabi. njye nimba nayo nabi kukurusha umva mbedeni Wose njye ndi umutindi. umutindi se uri umutindi ku mutima Oya. U Rwanda rwo nta kintu nzongera kuri uhereye uyu munsi. Urabona ko rwaje Ukundira umwana. Rwaje yaje nka muhigi uhereye umunsi. Akunda umwana bikwiye Oya. kumutuma Umwana yaba birenganye. Oya ni uvuga ngo njye mbaze mbanga bose. Ubwo ni umwana kumubona ngane nk'urumogi. Wacana uzize umunwa wa nyoko. Utagira ngo wenda umuntu uzize. Yaje shamukandira igihe ntiwaruharira. twese ntabwo twagushimiye Uzize umunwa wa nyoko. Oya ubundi uvuze ngo ni umutindi ku mutima gukundira umwana. Oya ndi umutindi. Byose ubu byishe. si turi kuganira se nk'uko natwe duserereza Ari n'uwo nagaburiye arangije aha ngaha arangije yarankubise. Kandi mwese ngira amategeko. Oya n'undi wanyuze aha ngaha ashonje. Arimo ngarumva arimo arapfa. Buri muntu amuha ibiryo. Arangije kurya. Ati oya magambo igusabye ko hapfa kapfuka we. Tubwo si ibigini. oya reka nkubwire ukuntu utuka abantu Akushabira bijumba ko kwembe gushira ko mpombye. Nuko biryoshye mwana. cyangwa inasugenda Biraryoshye birahonze. Mwana wihangane. Uzajya kubona uko atangane marafuku. Ariko tunyashe twatangiye kuza. Ni wamuha igihugu ntizaza. zishaka ziza cyangwa zibivamo amazi zibivamo amadira Ubuse bajya ba Yavamo. Ako zatangiye kuza. zibivamo amazi Tekeza arimo gusaba amayinite azunguza. Yakuzungura ushakaho inyanya n'ubugari. Yani bo nta mugabo agira se. Ntabwo mbizi. Wamugira ara? Se umuntu ugira umugabo yifata ku itama kuri. Nuko ndaye baziciye. Ibyo birajya bikora byombi. Akijira akanazunguza akanatanga. Mu myenda wahomba hasi hakuguka. Ujye kongera iki? Urajya gutiriza ku mugabo. Rwose kandi mbabura yakagaza. hano uyu muhungu narabonze Hoyi, kubera ko mukorana ajya gutiza ku mugabo. Ase umuntu we ngo urakareba ya. Nazo ubundi kinababaje uyu mwana afite umugabo. Nazo umwana wagiye muzira umugabo akamurera akajya kuzunguza umugabo yagiye kugira. Hajya yewe ngira inyuma ma. We garuka hano. Kugira ngo bigende bite se nyine. Hano bari kubizamo isura ari kujyamo imyenda. Iyi nanasi ariko ntabwo muyivanye nanga. Ni umuntu wayiwohereje wo hanze. Ko mutaduhayeho. Iri wayigura nka bikarati Kigali. Ndaje mu kanya. Nyamara ko binize. Kigiza gute? Kiranize. Sinabonye igira icupa se. Nanakongera irindi.
Hey! Lama petit frère. fresh ubundi Mbese ndamwishoka Bakuze bino bijumba biryoshye butuba kabisa. Bijumba? Ahubwo najyaga nibaza bano bakora ibijumba bikanyobera. Rero icyo mpfa nabyo ni mu kanya rero ndimo ndarya nk'inka yuririro, nk'inka yariye imigozi. biterwa iyo wahekenye iyo wahekenye niho bikugira n'igikara kiri inoze Mwana ibyo bintu byihorere. Wababajwe n'umwotsi se? azandangiye akazi namwatse seta yarayinyinjije yashakira akazi nyama n'ibyawe niko nyama ukanze mwege munyama kuki wanyimye seta wajya gusukira urugi ukirira bombo ariko nyoko ayikozeho Oya, none gira ruguru bose. kamera icampamo Turawakwakira w'umugeri. ariko nyama mwajya muniza uno mbabura yagakurusha gaze Twigutiza umufuko wa Gemari bahita bakwirukana. Umufuko wa Gemari cy'umweru kandi muri abatini murabonye muteka mukira murondereza. ariko mana Uwo mujya protomante wanyu we. Protomante bajya muri murayigira. Ya protomante. iriya basukamo byose Iyo neza. Nacyo ndakigira iwawe. Ujya ujyemo. Cyangwa apfa kuza cyangwa ubibabwira. Wese wangegeraho. Ngo namwimye seta shanze uyu muntu yashuruza hanga abantu bakagira ikintu babona. bamwe mwiseta Wegora. ese warayimaye babura icyo We kujya gucuruza imboga. niko warayimaye ayatandikaho n'injuma ye niko Sha yo ngudira abantu bari. Nubwo bacinda yo nabi nta muntu wamugura. amuguba Aho n'umutipe waraza yamunugura gatobo kanyura ruguru gaso. Nyura rugutacamo. Taza kuburekara amago yibonye kuri kamera. Uvuga ngo murayama. Mamuzi ngo twayoje igitiyora. aya Dushima n'Imana yaremye ibiryo. Ibiryo biba bitariho usa n'uwangu wariga we. Nawe uriga we. mubwira ko uvuye gusenga Ariko yiga imyuga. Urabona ko kiga no muri twe yari umuswa. Ntagafata. no uvuga ngo di beto arabeshya Yewe. Arakini mabondo. kobiberetse None se harya rifata ashyizemo mu ntuzara. zirimo hasi muri kakari ariko ngicyo kiba cyicaye imbere y'imbabura kiri kugira uti Si imandwa se. ariko imandwa ziranagira ubu uje gusutara bitaranashya basi ngo bakuja buje gusutara mu mubiri uyu nguyu ari no mu rugo baramukura bajya bagikubita urasa agikubise yavuga ko gihohoteye Ose ubu tujye tuvugisha ukuri wowe se nagukubita. inte Wowe. ndi umugore wawe se kubyo wankubita Dore abantu bari wowe umugore ntago nagukubita. Yeba, Ubwo se nakubitaye. yahita apfa uranyumvira urushyi rumwe wahita ugwa hasi Nuko nyiragize n'ibyago ukishakira umugabo w'umutindi utagira ikintu witaho. umutindi uramugaburi uranyumvira we Cyane wambwiye yuko nta kintu akumarira. yesu mbega kubeshya we Rero ngo witwa uzi ko aho wagiye Fabrice. muri kamera neza ibigano byose byagiyemo byamaze byose byamaze uwo mugabo aravuga ati subira ishyano ry'umugore Umugabo uzagira telefone. ntirirwa ryigira gutya azayafata iy'umugore Bose ntazo bagira. umugore aragafite yirirwa akozamo urutoki Ariko ayisiga mu rugo. urumva yayigendana
ubiri mu cyumba irayijyanye ku musego ntayisubize. Mutindi sagira telefone. Bano bajyaga bavuga abatindi basa nk'impu zabo. Urabyegereza umutima. Aho ni narakubwira yose urabyegereza umutima. Jibane arijya kubwira ijambo kumva Ukarisanga ku isahani ugiye kurya. Nyine nugera mu rugo urisanga ku muryango. Ijambo ribishama riruta n'uwo agukubita. Nyine urarisanga ku muryango. Ariko nyine wifitiye inzirakarengane ugendana. Ubundi umwana ajya mukiri mu rugo. Wanamugura n'akarindazi. Shawara nago. Umwana w'umuzungu zaba nakomeye. Uyu mwana w'umuzungu zaba akomeye byo. Akomeye pe. Wajya umushyira igikoma mu gasho. Uyu mwana w'umuzungu zaba ari nk'uw'indaya. Hano baba batandukaniye. Abantu se. Muri abantu nyine uza ari ukwisa igini. Ariko nta muntu ukurimo. Abazunguzayi mwabizi umva amafaranga banakora se uranyumvira we uranyumvira ubu yasenyeri wayiguze angahe yabaye umuco Usabye ibiryo urabibuze. Ariko mani. Ubu mu kanya nibagaye ibishyimbo karaka n'ibirayi. Ahantu kabera agatinda. Bebera we. Ariko we iyi ntebe n'ubu igiye kuvunika. Uretse kuro iyi. Igeze hirya none urura. Kuro umunyu. Yewe we. Yewe we. Umva ukuntu uri guhumeka. Yewe we. Uwo mubyibuho wawe kugira ngo ugire umubyibuho nk'uwawe nakwibera Shabyihorere. nyine byihorere None uzi kungana gutyo n'umutindi no kurya ari intambara. urumva nk'abagore ukuntu bavuze ngo yegora Suri kubiteza. Yewe. Yewe. Kanjiye ishuri. Ayiwe. Cyari cyandiye cyo kavuna umuheto. Yewe. Yewe. kugira ngo mbe ukungu Nanjye kugira ngo umbuku nguko njye nirirwa nsaba ikiro cy'ibirayi. aricyo ndagusabira Nzaza ntabwo ndiri ikijumba nk'embwe muri jisho. Urakijumba wakiryaga. Icyo kijumba uzakizira. None akigifashe ntakimuhaye. uwakira Ahubwo nakomeye wanjye geraho. Narize ko kiri bukundi gukayito. Ariko ukuntu kibiza ngo hubu. Se mwanjye yashizemo. Sigayemo bibiri. Ntabwo ibirayi. ndabimusabe Naze muhe kimwe, umuhe kimwe. bino tugende mve Ya hano nagiye uriya mwana uri mu mugongo. Iki? Nagiye uriya bahinzi. Yagera imbere akakirira n'ubundi. Oya aravara yakimaze. Nta kintu akwiye. Kizana uriya uri mu mugongo. Gafite umugabo sha. Jewe dore aho abantu bari. N'umugore wanjye arabyumva. Ubwo nubwo afite ikibazo arwaje umwana. Nta mugore wanjye wemerewe gukora akazi. Ubwo bagomba mu ruha gutunga. Wakuba bidahura ubwo gacapa nkazana undi. Wemera ko mutunga. Uri gukata ivumbi ryagiyemo ubudobodobodo bwabaye nk'itopito. Nabakurikire mugendane. Shaka titi. Ubura gira mu isafuriya ntago nguka. Ariko sha. Bongere. Ndaje mbagurisha ibiri gipura n'ibirindwi. sibyo Oya kumara simba barande mbona buri nuza kiri bansabye ngahita kiramo icyokezo. komande bantu Ubundi uko abanyeshuri bateze gufunga. Urwara rwagira rungana gutya. Uvuze 14? Murangana neza. Nawe ngiye kujya nsiga mungerwa nigendera. Ibiryo umutindara bire bakavuga tuboko ko nzakora iki. Reba nguriya mugabo w'ibipira by'umutuku. Yarariza kuka amenyo. Uzi ko umuntu agera amazi akazana amazi mu kanwa. Dore abana basanzwe barya ibiryo byiza reko bahareba. Ariko zino nkekera. Ndaje kira. Waruguye hasi se uruguje hasi ni iki? Zara ubunyobwa hari ashakiramo nk'ibiro bibiri. Ntago pavuro umugore wanjye zirike. Ubu disi uriya mwana bamujaburiye. None wamwihakanye.
kandi rero abantu bajya bibwira ngo tuzahomba sha Tuze tuzahomba kandi ibingaba ari content turabiteka tukabirya mukatureba abanyamerika bakatwishyura twanabiriye Nese uko mwagomesheje murama kuri ibyo mutetse ngire birabitera. nabonye mumenyereye ibijumba n'ibiteke aba ari byo ukindagura ibyo bijumba sha ariko ubundi nk'ubu uriye neza bagasanga wapfuye nabikira uriye neza Ahantu bagufungira urufunguzo bahita barujugunya. Twako niwe wawunyije. Asuko nabandiye neza amacupa nyamara. ahantu yavaneyo Nyamara. Ubona bandiye neza. uriye neza uriye neza yewe karenda kugwa mu mbabura karenda kugwa mu mbabura washatse ibiburi ngiye kurangira akazi bajya baguhemba 40 ugiye uri gukoropa Karangira y'uyu nyamara. ndaje ndakubariza none se ko n'ubundi wifuza guhora igikondo data n'ubundi wowe wakwihitiramo ko wajya ukora ijoro noneho amanywa kwirwa ari umuruzunguza ubundi uko inda bazicira kujya uzunguza ibintu bibiri umuntu yakwitura akakotsa Hata mujye muhora muza kunkomangira nk'izi saha nyamundo yicaye hano. izizi iyo adahari haba hari irungu masha iyo ndahari haba hari iyungu haba hari rose haba hari nzanira ako kantu we kakana kwatsi utegereje ibiryo bya nyamabu niko niba nzanira uzarusaba gushyira ibijumba ukeneye ibiryo bya nyamabu umuntu ushaka kundi buryo bagomba kubirira kuri kamera muzafunga ryari abanyeshuri mwagiye gukora ibizami muzafunga ryari tukwa karindwi nibwo muzahabwa birote ubwo mbere biza byarajye mutegereje birote kanze mubaze niba atasoje umuhungu wanjye azi bazaze barye hoya bargeze Uzabatekera inkoko bazaze bayitera. aba niba bo nibazirya ngo banze bamenyereza babiriye bagapfa babakubaza bo ntago bizi umuntu yasanze undi yitekeye isamaki udavuga ati wampaye uravuga ati niryo ugapfa se biragenda bite ugati nta ahiriye koko arapfa biba ngombwa ko mubazi wabo wa muntu usa n'iyamaze iminsi muri buri gade avuga ati ariko ntamubujije kuba ngo ufite kumukubita agatoki karimo uburyo karimo inyama barimenyereye ibiteke n'ibijumba ugasanga ikibazo kiravuze kinakomeye kuko ntiwajya gusobanura ngo nanjye nariyeho nta kibazo nagize inzoka zikata zigaragara none urabona reba nk'uri inzoka mbi uyu nguyu inzoka afite ni bimwe bita ibigonga indezi wowe naragowe mana naragowe uzaza unyishyura pe uriya muntu kukiri umusore uriya muntu wamwemera none ubugore buteye kurusha bugira amatiku bugira amatiku ntabwo buva ku izina ntabwo bujya buva ku izima bukunda kurwana ujya kuvuga unawe ukajya gukobwa kakwinjiyemo ngo nkubitase sha Kandi ari urutoki. kuba hakura amenyo oya fagitire genda ubara amacupa icupa rimwe ku rindi icupa ku rindi ndumva ari mu ijana cyokoza nkunda kukureba ndandeba ibiganiro wajya ureba umugabo wawe se yewe ureba y'ikigenda ntabwo uri umugabo genda umugabo mfite umugore niyo mpamvu uramutekeye kandi umugabo wawe ntiyaguteye ariko nuko agira mu kubura niyo mpamvu ntabwo wasanga yakorobye ubonye dutuye hejuru ku ishyamba oya niwe utuye nyamara usaza urebe byihorere usaza urebe niba dutuye ku ishyamba uzi ko wongera no kwinjira muri botike na botike gukuramo izo nkweto wambara amasogisi sindaho usa nkanjye niko sindaho usa nkanjye esheshatu Reba kiba kunyuraho.
n'amagi atanu ni igihumbi ni kere 6 ni 12 wabyumvishe turi mu ziri zingahe cyarasasa muzanye igihe bahereye waje tukagenda kirukane cyararinda ntabwo yamwirukana aramukunda urugoryi umva niyo azanye akantu aramuzanira namuzaniye telefone none ngo yanze gukora nakoreshaga kera mu batwaye barizanye hari nimba wari uhari barambwira ngo ibone eshanu kuri musashana hari amafaranga muzi ko ruvuze nyenyine kuri musashana yes icara hanga ashobora gukurikira bino bintu nibaroreye nageze ko ntawe naha bazoboresha muriga ngo muzabiki mwabiretse sha none ukuntu ugaragara yakugize umuzungu ndagazo